cyakora Tanzania innovation nk'aba Minisitiri w'umuziki. Ukunda umuziki byatari? Cyane. Abivuga kuri asembo. Babivuga kuri asembo nyine barankubita eshaki sinzakibagirwa nari. Nizo ngono heruka. Nyabusa amata cy'amatera gahinda namanyakwa. Adutwaye uw'ingenzi bakobwa duteye agahinda. Hello people, nizere ko mumeze neza cyane. Mba nongera kubasuhuza no kubaha ikaze kuri Yawe TV. Tugarutse kugira ngo twiganirire kuri stories zigiye zitandukanye n'abatumirwa batandukanye dufite. Nitwa Patrick, mambe kwibutsa kandi ngakwibutsa ko dufite website yacu yawetv.com. Iyo ngiyo igufasha kumenya amakuru, ukamenya amakuru ikintu cya mbere n'amakuru ndabeshya. Ikintu cya mbere amakuru. Nagubeshya. Nyuma yo kumenya amakuru gana Body Max Fitness bakagufasha gukora imyitozo yawe ukamera neza cyane ugatera uko ushaka. Tuba dufite abatoza baguha imyitozo ijyanye n'umubiri wawe ukuteye. Tuba dufite kandi gym nziza cyane irimo ibikoresho bitandukanye. Dufite iki kindi? Byose birahari rwose. Dufite sauna ni massage, dufite swimming pool nziza cyane. Dusange mu Giporoso, sano werekeza i Kanombe winjiye muri Hilltop itukata ibumoso bwawe. Duhamagare kandi kuri 0788358041 tuguhe izo service mbangubwiye haruguru. Ntabwo turi butinde ahubwo turaza guhita twakira umwari murimo kubona kuri screen zanyu. Umeze neza se? Yego umeze neza. Namahoro? Yego namahoro. Witonze cyane nk'abayobozi ariko. Cyane tuba tugomba kuzababa ahubwo. Wiki? Tuba tugomba kuzababo. Kuzababo kandi koko. Nk'ubu baye nka Minisitiri, wumva wawe nka Minisitiri wiki? Njyewe cyakora Tanzania innovation nk'aba Minisitiri w'umuziki. Ukunda umuziki byatari? Cyane. Ukunda kumva umuziki umeze gute? Uri slowly. Tugenda gake. Tukaba Celine Dion. Nitwe kunda. Nawe uratuje cyane se? Shanda tunubibona se? Yo this. Tugaye ikaze kuri Yawe TV, welcome to the show. Nitwa Patrick, wowe witwa? Nanjye nitwa Pauline. Pauline. Wambaye neza akayo Jordan akanayike mu josi. Wambaye neza rwose. Murakoze. Murakoze. Nawe urakoze no duherena. Akandi ko kushaka kuza umuyobozi ko kugasatsi njya nkunda kukabona n'abayobozi. Ni style yanjye nyine tu. Nuko mbikunda. Niko bikunda. Pauline cyangwa se Pauline? Pauline. Paulina mu cyaro. Mu cyaro bita ba Pauline. Byose nta kibazo. Akandi kazina se? Banyita Shimwa. 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 Shimwa Pauline. Shimwa Pauline. Yego. Shimwa koko. Niri ukunda cyane se? Ni Pauline. Yose ndayakunda. Yose ariko cyane. Nkunda Shimwa. Kuna Shimwa? Ko ikisina koje ko twitwa tumwira Pauline. Nuko nyine ari izina ribanguka cyane. Ni Pauline ni ryo ribanguka cyane. Ni ryo ribanguka cyane. Ryo ribanguka cyane. Ibintu byitwa ibishegu urabizi? Ibishegu se? Ujye byumva? Ndabyumva. N'indirimbo wumvishe kumbira kabije niyihe na cyane cyane ko watubwiye ko ukunda umuziki. Shaba uti nayo mvishe nayo numva birakabije. Usibye ko indirimbo zose zungu nyine zose like ziba zirimo ibishegu. Zazibiri ibishegu. Ariko nyine buriya nibyo twe tuba dushaka kumva ariko wasanga nta bishego baba bashaka kuvuga. Kubera kisuvuze nyine ngo indirimbo nyinshi zazirimo ibishego kandi wumva atari byo bashaka kuvuga. Nyine it's like abantu bafata ibyo bashatse kumva tu. So ngiye nshobora kumva ari igishego nkabyumvisha undi ndakumva ni ibishego ariko atari yo message bashaka gutanga. Atari yo message bashaka gutanga. Nk'indirimbo ugeze kumva nyine ukumva irimo igishego ni ni barayimwe. Barayigusobanuriye usanga? Indirimbo yari irimo igishegu sunihera. Ndabizi. Umzi umuhanzi ariko sinzi. Mbwira twa. Mico the best. Se no munamba ni igare ni iki? Shaba ndari umunamba pe. Umunamba so. Ariko se umunamba so mba bashaka kuba nk'iki? Umunamba se sinzi nawubeshye. Awubeshye. Nzi ko abiki namba. Aho bajya kogereza imodoka. Umunamba. Ngo bayikiniraga ariko ntibayikeshe. Nose si ibintu biba byumvikana nyine? Ni ibintu biba byumvikana ariko uri kumva yavuze umunamba kandi tuzi ko mu kinamba aho bajya kogereza imodoka. Ahubwo ntabwo tubizi ibindi. Bayikiniraga ariko ntibayikeshe.
iba ari nk'inyo si imodoka si ubwo bavuga ubwo wasanga ari abantu bayogeje ntibayikeshe ubwo ngubwo wenda wari wayoza se wowe wowe wari wayoza oya ntabwo ndayoza ntabwo urayoza yego ntabwo akazi wagashobora ntabwo nabishobora kabisa ntabwo wabishobora mu rugo uri umwana wa kangahe ndi umwana wa nyuma umwana wa nyuma disi bucura Pauline bucura disi ni akahe kantu ujya ukora nyine kubivuta shanya wa mugani nkagaragaje ko ndi bucura koko aya ntabwo nyine abantu barabikubwira ariko ntako nzi nakoze ngo bigaragaze ko ndi bucura nta kintu uzi wakoze agaragaza kuri bucura Pauline akunda kurya iki se shangiye nkunda ibihaza cyane ngwiki nkunda ibihaza ukunda ibihaza nkunda ibihaza nkunda igitoki nkakunda urebye n'ibijumba agafiriti wapi ariko ifiriti ndayirya ariko nyine ibyo ni ibyo nkunda nibyo ukunda ufite ababyeyi bose oya mfite umubyeyi umwe mama cyangwa papa ngira mfite mama afite mama sorry kabisa nta kibazo ntabwo biba byoroshye nyine kuba ufite umubyeyi umwe ariko mama nawe turamusuhuje Pauline ni akahe kantu kigeze kakubaho wenda wiga ku ishuri cyangwa mu bwana bwawe utajya wibagirwa ujya wumva ukumva nyine kabaye nk'akantu kahagurya kabisa ku ishuri akantu kigeze kumbaho nyine nkumva ni nk'agakoryo karatangaje okay dusetse utaratubwira byagenze gute okay it's like brother yari afite nyine yari yazanye shokora yari buzamamaze and then ku ishuri noneho twari twavuye nyine abana nyine bavuze ngo umuntu nyine uzazana ikintu nyine kirenze ngo azaba arenze abandi nyine brother arazizana zitereka nk'ibisanzwe ndagenda ngenda zifata ndazimwiba nzijyana ku ishuri nzigejeje ku ishuri nyine naranayifungura nyine kuko abantu bavuye kuri asembo yo kubona mbona brother ari ku kigo bakiri imbere kuri asembo bakiri imbere nyine kuri asembo baravuga nyine ngo natwaye nyine shokora babivuga kuri asembo babivuga kuri asembo nyine barankubita eshaki sinzakibagirwa nari nizo nkono uheruka nibwo warakubiswe cyane niba wagiraga ibikosa cyane nta muntu utagira amakosa ariko nyine hari urengera nicyo kintu bigeze kuwukubitira utajya wibagirwa ikintu nigeze kumubitira ndajya nibagirwa igiceri cya 5 yala ibibazo gusa ujye kuguramo ikibombo naguze bombo baramfata nyine wari uyibye se oya ntago nayibye nafashe igiceri cyari kiri ku meza barabaza ninde wakuye igiceri mama yabishaka kubireba nyine ko aravuga ati ninde wakuye igiceri hano ku meza ndavuga ngo nyine turaceceka ubwo najya kwitana ba mwana babizi umuntu iyo yibye atangira no kubeshyera abandi kigurutse ibintu ati nuri so rero ari umuturanyi twari dufite witwaga Ngabo ajya arambaza iyo bombo ayikuye ndamubwira ati ni Ngabo wayimaye ajya kumubaza ati wapi ati yanzaniye igiceri cya 5 umuhereza bombo mama nyine arazana bwo arankubita byatari yaranankubise aranamfungira na ubwo shange nariyingunda ubundi se ngiye kuvuga ngo nariyingo ngizi zarambabaje zose ahubwo nyine ahubwo vuga ni ukuvuga ngo hari iki umuntu aba yibuka ariko inkoni naraziriye pe ntabwo natandukanye ngo nariye zambabaje zose zarambabaje zenda no kunyica inkoni wariye zari nyinshi koko cyane yego pole kabisa ariko ubu ntabwo gikubitwa byararangiye oya si ngubu ntabwo nikora amakosa mu bimeze nkawe utegura kuzana kuzana umukwe oya nta boyfriend uba ufite oya nawe kubera iki adahari se kubera iki adahari ni uko igihe kitaragera bumva ari igihe kizagera cyo gukundana ntabwo ngiye icyo gihe ndakigeraho ntabwo ndabipanga wihaye imyaka ingahe ku buryo uvotiye n'inyuzongere zakora ntabwo ndabimenya igihe nyine bizanziramo ubwo bizaza ibyo bizakuziramo nagira ngo nshyiremo ka request
gahise gashya gahise gashya Pauline ni umukobwa mutoya umuntu yavuga wenda ni generasiyo zirimo kubyiruka ibyo byose social media urazikurikirana uba kuri Instagram witwa banyita amazina banyita Shimwa Paula niko witwa no kuri Instagram iyo bavuze Slay Queen bavuze iki Slay Queen Slay Queen nyine mbamara nyine umuntu nyine wica abantu mu mutwe tu ni umuntu nyine Slay ni umuntu nyine Slay nyine ni umuntu nyine wica abantu mu mutwe ariko nyine ni umukobwa nyine sunavumvira daragira nyine tusobanurire Slay Queen yavuze okay Slay Queen mu busanzwe ngiye ikintu nzi ko nyine ari umukobwa nyine navuga ko ari umukobwa urenze abandi gute ubaye aba Slay Queen benshi nzi nyine baba ari beza abo numva nyine bita aba Slay Queen baba ari beza ubwo nyine aba ari queen umukobwa mwiza wese aba Slay Queen oya nyine nuko abo banyereka benshi bari beza nawe kuri mwiza uri Slay Queen ngo yasi nyine gusa uradusobanuriye yanjye niko mbyumva ariko nta kuri Slay Queen ntabwo uzusobanura gace kuri Slay Queen ntabwo mbuzi pe hari nk'amafoto ugira nko kuri social media ukabona arakabije njye nta foto njya numva irenze kuri njyewe byose biba bisanzwe bati muntu ushobora niyambaye nk'ubusa ntabwo ujya uzibona biterwa na mood umuntu arimo tu naho ari we ntabwo ujya ujyaginga umuntu ngo uvuge ngo uriya muntu ngo yambaye ubusa no blame kabisa nyine akenshi abitwa nk'aba Slay Queen wenda usanga ari nk'abantu bafite imico idasanzwe ushobora kuba wenda bafite amafoto bapositinga atandukanye ukuntu ku buryo imico yabo ushobora kubona itandukanye nyine ku buryo bamenyekana bakaba famous ibyo byo navuga ko nyine kuba bapositinga amafoto nyine bambaye wenda ibintu bisa nkaho bambaye ubusa ariko biterwa n'ahantu bari na mood barimo so ntabwo navuga ngo mbihereza umwanya cyane wo kuba ngo ndabivuga bisa nkaho bambaye ubusa umuntu yambaye ubusa yambaye umuntu wundi wambaye ubusa ni uko we ubwo atari confidence y'icyo yambaye bibaho se hari umuntu yambara ikintu hari umuntu yambara ikintu akavuga ati wenda yambaye ikintu kigeze nk'ahangaha so ukavuga ati wenda akagenda amanura ijipo akagenda yigira ukuntu ugasanga baramubwiye ngo wambaye ubusa akahita yumva nyine abaye jene ukuntu ari wowe wambaye ubusa ariko umuntu wambaye ikintu akaba confidence y'ikintu yambaye umuntu ntabwo aba yambaye ubusa ntabwo yambaye ubusa none bari abantu si ubwo ibyo bintu uvuze barabigira abaye nyine abo ngabo tubwiye ajya yambara ibintu akabona biramujena kandi ari wabyiteye hari abantu ubona nyine barijene ikintu bambaye kandi bacyambaye bagiteguye abo umuntu agaba yasize iki umujyanama mubi ntabwo ari umujyanama biba byagenze se bitenyere kugira ngo wihitiremo kwambara ibintu kandi nyuma bikujena nyine ni ya confidence kuba wowe utazi nyine gukora icyo ushaka ugasanga wambaye ikintu umuntu arakubwiye ngo wambaye nabi nawe usoba nyine jene ntabwo nyine ko ari we muntu nyine mba mbona nyine utari utambaye ariko umuntu wambaye niyo waba wambaye ikariso ariko nyine uri confidence nta kintu biba bitwaye impamvu abantu bakwitaho ubundi bakanava ko wambaye ubusa ni uko babona nyine yuko nawe wabaye jene ubwawe ushobora kuyambara ukagendaho ikariso se n'ubwo nagiye nyambaye nese si nyambaye ubu ngubu ndabizi se wowe warutubwiye nyine ngo umuntu ashobora kwambara ikarita akagenda niyo sansi wari uyivuzemo ntabwo icyo bivuzemo ariko nyine njye niyo sansi mbikubajijemo iyo warutubwiyemo ntabwo nayambara ngo ngende kubera ko njye ntabwo naba ndi confidence yabyo n'undi yambaye yitwa Paula koko ntabwo uri confidence yabyo ariko n'uwo yambara gusa ntabwo wamujajinga ntabwo namujajinga ntabwo ujya nko kuri pisine ntabwo bijya biba ntabwo nambara ikariso wambara iki iri kuri pisine usibye bwasi wasanga naranayijyaho kuki se ntaba narayijyaho kandi abatubwira ntabwo yambara wasanga naranayijyaho kuki se ntayijyaho naba narayijyaho ntabwo baba batarayijyaho birashoboka ni hari abantu benshi batarajya kuri pool nyine wowe niwe narimo mbaza ntabwo njya nyambara ntabwo ugiye yambara ntabwo ariko pisine wayigiyeho yego uba wari wambaye gute se nari nambaye nyine akamayo de beto
iyo uvuze ngo umukobwa ibintu yambaye bitesha agaciro umuco aba yambaye gute dushushanyiriza uwo muntu ukuntu yambaye ubundi bitesha umuco kubera ko nyine hano muri Afurika navuga ko muri Afurika cyangwa mu Rwanda mu gihugu cyacu bakunda nyine umuntu wambaye wikwije so rero iyo babonye nyine nawe ntabwo ari umuco kubona nyine umukobwa wenda nta kuntu usibye ko naramubona wambaye ikariso ngo asohoke hanze agende gusa nyine kuvuga ngo bambaye ubusa byabyica umuco kubera ko culture yacu ni ukwikwiza nk'abanyarwandakazi ni ukwikwiza nk'abanyarwandakazi iyo wambaye neza wambaye gute njyewe se ashaya nambaye neza barambaye gutya ibimampa nyine ibintu bindekuye nyine ibintu bima amahoro hari ibintu se abantu bambara ntibibaha amahoro biterwa nyine njye bima amahoro niko mvuze wowe biguha amahoro ibitaguha bari nk'ibiki igihe wambaye ibintu bikumva ntabwo nta kintu kiba kinyima amahoro kuko cyose nyambara nyishaka nyine rero tubwiye ngo bima amahoro ngira ngo hari ibindi wenda byo wambara bikayakubuza nta bintu bijya binyima amahoro pe byose bima amahoro iyo wishimye ukora iki se njye se iyo nishimye sinabara ndaseka uraseka iyo wishimye uraseka ndaseka nkanarya ubu urishimye ubu ndishimye arabura kurya pe kuko nkunda ibiryo cyane ni iki kintu kiba kikurakaza se ikintu kiba kindakaza ibintu byose binashaka birandakaza ibintu byose udashaka birakurakaza nk'ibiki abantu badukurikiranye bazanabyirinda tuzagira umuntu ukurakaza ibiryo birandakaza iyo nabibuze ibiki ibiryo iyo nabibuze birandakaza nyine akagundi batinze kurya abantu bavuga akagundi batinze kurya batinze guhisha yo disi birandakaza ariko iyo njye watetse ntabwo bindakaza yo disi mpita nibaza nk'imyaka ufite ariko ntabwo ndi buyikubaza kubera iki se nyine disi iyo batinze guteka inzara irakurakaza ntabwo ngenda ateka nanjye iyo ari njyewe ntabwo bindakaza kubera ko njye ariko yari abandi bamvugiye nk'ubupfu no kwikunda ariko ntabwo ari ukwikunda nzi ko yari abandi kubera iki yari abandi nyine bawumva nyine ntabwo bakurangaranye bawumva bakurangana iyo ushushanyije nka boyfriend wawe wumva yaba yujuje nk'ibiki nta personality yonyine ukunda umuntu ufite imico imeze gute nyine njyewe iki kintu cyonyine umuntu ufite personality icyo kintu aba acyujuje kuri njyewe wallahi Paula disi ibyo nyine birahagije disi Paula none se uba wumva uzashaka nko ku myaka ingahe uzashaka umugabo nko ku myaka ingahe ntabwo mbizi iyo ni imipango y'Imana pe ibyo ntabwo ujya ubipanga ngo uvuge uti wenda nigeze nka 25 uzashaka umugabo ntabwo ibyo njya mbikontaho nkumva ngo cyakora nyine ni imipango bari igihe ushaka no kuyipuraninga bati ni 25 byagera nyine ntunashake byagera n'ibikunde nabyo birashoboka birashoboka cyane ujya ukurikirana social media ibiganiro bica ku ma YouTube ujya ubikurikirana jya ubonye nk'umukobwa ajya kuri YouTube channel cyangwa se kuri social media kavuga ngo nasugi kibaho bifata gute ntabwo sinzi impamvu bivuga ariko njyewe simbyizera ntabwo twemeranya n'umuntu bivuga yabo gute kubera buri wese no ku giti cye kubera kuriyo kubera ibyo byo nta mpamvu yo kubivugaho ntabwo mwemeranya nyine kubera iki nyine ntabwo twemeranya kubera ko buri muntu wese ntabwo yaza kubwira ngo I'm a virgin so buri wese nyine navuga gutera ntabwo kuba bavuga ngo nasugi kibaho ni imyitwarire babona hanze aha ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo zirahari nyinshi cyane kandi so rero icyo navuga nyine zirahari ntabwo navuga ngo ntabwo zihari pe njyewe icyo murahari murahari turahari rwose iyo ukomeje kuvuga ngo ni imyitwarire ya sosiyete ubona y'urubyiruko generasiyo yacu cyangwa se yawe genda kuze ndakurenze ubona imyitwarire irimo izavamo abayobozi b'ejo hazaza ubona ari iki cyagakosowe bazavamo nyine ukurikije iyi myitwarire tubona urubyiruko rwo burufite imyitwarire tuba dufite se urubyiruko yego
burya ni imyaka buri wese acamo ni imyaka buri wese acamo so rero navuga ko nyine hari icyo gukosora cyangwa bakomeza bakabaho gutyo ukurikije imyitwarire ubona sinzi ibyo bakosora ariko ibyo gukosorwa ntabwo bijya bibura buriya ntabwo bijya bibura iyo ufashe igihe ukavuga ati ikintu ugiye kugikosora kandi niyo leta ibikozeho cyangwa abakuru b'igihugu babikozeho birakosoreka so rero mu gihe nyine batarabivuga ubwo nta byo gukosorwa bihari ngiye ko nawe nabivuga ngo ibikosora ibi nabyo gukosora bihari ubwo uheruka kurakara n'igice kiri yakurakaje ubwo mperuka kurakara ni umuntu twari dufitanye gahunda ni umuntu twari tugiye gukorera bidi ni umuntu twari tugiye gukorera bidi yari umusore yari isabukuru yaho yari boyfriend wawe oya nakubwiye ko na boyfriend mfite arasubwa ikintu cyakurakaje yari umusore usanzwe yego natwe twikomereze watubwiye ko nawe so rero yari agiye nyine twari tugiye kumukorera bidi tukigera nyine uko akundi nyine urangije kwitegura baravuze ati wapi birapfuye twamubwira ati tugiye kujya kumurira nyine aravuga ati wapi ndamwinginga ati wapi ayo marira narize byarangiye finally tugiye ariko ayo marira narize kubera ko nyine kumva ngo witeguye ufite na keke gutya ati wapi ndagiye yo this boyfriend yarakubabaje uwo musore yarakubabaje ariko icyo ushaka ni ukuri icyo ushaka buriya nta muntu wakura imyumvire y'umuntu icyo ushaka kumva ni nyine icyo ushaka kumva uwo musore yarakubabaje soze ko nta boyfriend ugira kandi ugira ukuri turagaragara nk'umuntu nyine ugira ukuri honest perfect honest watubwiye ko ukunda umuziki turimo tugana ku musozo tuganira no gusoza kugira ngo tukwereke wenda ugire na gahunda zindi ujyamo ukunda umuziki ukunda uri umuhanzi ukunda umuziki bifitanye isano no kubikunda njye nkunda kuririmba ntabwo ukunda kuririmba ndetse tugana ku musozo tunimiraho akantu gatoya yadusoze twumvishe ko ukunda kuririmba ndaririmba gashake watubabari I found love. Ni ukuri birangoye. Shaka ukuntu utangiye neza nahisemo umufana. Twagiye huko. Sha for me. Nyibutsa. You found love for me. Nyibutsa indirimbo nshaka ya Medi ya Prince. Avuga ngo kukubana ni nk'umucyo. Sinyibuka ibyo ushaka kuririmba ariko nyine ya Princess Priscilla umucyo ubanza ari umucyo bayiririmba wari dutangira twumve ibyo ndirimbo ntabwo njya mbimenya ndirimba indi nta kibazo ndashaka kuririmba yo mu Rwanda yo mu Rwanda nyine dukubitiraho gakeya ko hanze nari no mu Rwanda wiyibuka I found love for me, darling is type I am. I follow my lead. I found girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. Shaho warugeze niho hari heza. Ako mu Rwanda karahari cyatusoze. Ako mu Rwanda nyabusa amata cy'amatera agahinda n'amanyakwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa duteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza isibira rimwe mumumpurize umukuriza abakobwa yitwa Paula turagushimiye cyane wakoze cyane kutuganiza Paula n'ubutaha tuzongere tuganira ariko cyane ari kintu bitwaye wakoze cyane kuba natwe kuri yawe TV nitwa Patrick ndabashimiye cyane ko munogerwa n'ibiganiro tuba tubagezaho kadushimire na Bwana Rora ubu urimo ufatira iryo shusho ryiza cyane reka mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byacu aho muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi ndabashimiye cyane dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana abane namwe